What's up East? What's up West? What's up Northern? South? Kigali Silly. Another one. Desperate. Hejuru maximum respect yo wahisemo kwa natwe. Ni by'agaciro hano kuri Polar Vibe. Nabwe ngo nzaza. Ndahantu hose nk'agasukari. Uramutse mbuze muri life yawe nawe wahungabana. Ndabizi ko ndi ingenzi. Wewe wahisemo kumeza umwanya muri wowe. Ndakuzengereza n'ikimenyimenyi. Mbahora mu ntekerezo nk'isereri. Ndiyo, nyita rutikura n'ingoga. Nyita rushenguza iminega. Nyita rushenguza ababisha. Ni wa muhungu wanyu Green Sea Emapola. Uyu munsi none nabakira umuntu mwansabye bamwita Dani. Umusesenguzi mukuru abivuga uko byumva kandi arabikunda ni ibintu bye. Wasa bro? Wasa. Umeze neza se? Baba. Yewana kabisa turakwajyana kuri Polar Vibe. Barambwiye ati uwo muhungu mugarura komeza agiye duheza icyo bita update. Hanyuma rero uyu munsi none tuje dutangiye kubiganira. Wamenye ko Kitoko ageze mu Rwanda? Yambe wenda mbere uko tuvuga kuri Kitoko ndagushuje kandi nakizere byiza. Warakoze kutuzanira entertainment nk'iyi kuri amashusho meza yawe kuri gahunda yawe nziza nkomeje no kugushimira. Ndagushimiye cyane warakoze ewana. Ni byiza. Do nakavura gatangiye kuduha ba mama ariko ntari byiza ndabishima kuri Kitoko arumbajije. Wamenye ko ageze mu Rwanda? Narabimenye Kitoko yarageze mu Rwanda. Urabona mu Bwongereza. Urabona ikintu gishyashya yazanye? Avuye kwiga kimwe mu gitangazamakuru baganira nacyo nashatse kuvuga ko nambamamaje. Yavuze ko yavuye mu Bwongereza avuye gukurikirana amasomo ye. Kuri we yavuze ko yaragiye afite gahunda yo kwiga imibare. Ageze aho biza guhinduka. Nta mibare sunde bura nta mibare yagiye guhunda. Na yarayigiraga no muri secondaire yavuze ko abiganye nabwo baza kutubwira muri comment. Bavuze ko we ubwe yivugiye ko imibare isomo yakundaga ariko yakomereje mu bintu by'amagambo byonyine kubloka kandi yavuze ko byamuhiriye ndetse abonayo nakazi kuri ubu ngubu rero yagarutse iwabo mu gihugu cy'u Rwanda. Ngewe ko yaragarutse sibyo nshaka no kwitaho cyane icyo nshaka no kumenya ngo agarukanye iki ni nyuma y'iriya myaka yose kuri uru ruganda rwamaje kumera uko nguko urabona hari icyo giye kutwongerera cyane kuko Kitoko buriya ntabwo yakoze umuziki birambiranye kuko yatangiye umuziki 2009 ava mu Rwanda 2013 aho yagendeye ni umuntu wakoze neza mu myaka mike yakoze umuziki abanyarwanda bamaze kumumenya cyane indirimbo ajya asora nk'indirimbo agakecuru indirimbo Ababikira Maria Bikira Maria Jacqueline Zayu izo zose zarakunzwe mu ngeri zose abanyarwanda rero yagiye ibaze ko yagiye kuri miliyoni zigera ku 9 zonyine ariko mu turi 14 ariko 9 zibura abamwe zashaka 10 yego abamwe yakire ku kibuga cy'indege yishimiye igaruka rye ndetse ubwe na interview yatanze agana n'icyo gitangazamakuru yavuze ko aje gukora umuziki nta kindi kintu abamuvanga muri politike n'iki aho ngwango ntabwo ari ubwo mbega muri make twiteguye ko Kitoko agiye kuza kudukubita agacere njye nabonye kuri TikTok arimo kuririmba ngo wow sana Bikira Maria agate ko twamaje kumenya amavokozi menshi ba Bruce Melody baneri ngabo abana bafite utujwi tunyomotse rirarwi ya Kitoko ari ikintu giye kutumarira rizakimara bijyanye nyine nuko ari umuntu bumva bizakucoka bizakimara ariko byari ikintu ngiye nyamara rero buriya amatage n'amatende gusaza no gusaruka imba numva umuntu ageze muri entertainment agahindura kariyeri y'ibindi yakora nabyo nta kintu byabitwaye biragorana niba ari umuntu utinda kuri retiring ni umuntu umunyempano wanu munyamuziki cyakoze abantu mbona bigonga bikarangira nyine byanze kuko bakoresha ingufu mu kazi kabo ni nk'abakinnyi umupira ariko abahanzi makanya gasa nakiririmba yego shabuze imyaka afite ni mukuru none se ba Cecile ntibahari Cecile yaratenze nagakije byara ariko byibura bamutumira yagenda mu mpaka aririmba ikintu cyitwa rarijwe kuko ridasaza vuba bituma n'abakora uwo mwuga bapfa kubireka uwo mwuga ntabwo wawureka ntabwo bapfa kuwureka ubwo muri make Kitoko tumwiteguye bibarwa agiye kudutwika arahari rwose ubwo rwose yaje ajya mu bitangazamakuru n'amafaranga n'ibaga ni njye Kitoko ndaje mvuye kwiga mwiteguye ko ujya kubita hiti oya zirahari nzemera mbonye umugani wa Thomas Ngarukiye twagiye hanyuma uri umureyo baragushimye rwose yuko uri umureyo kuba uri umureyo byawe aka kanya urimo gufana club ihagaze gutyo mu Rwanda hagaze nabi urabona bizakugeza kuki yego ntago buriya rero
njyewe ubundi sindi umufana. Uri umufana n'umukunzi? Ndi umukunzi kuko umufana afana ibiriho iyo bibuze aragenda. Nje ndi umukunzi wa Rayon Sport. Niyo mpamvu mu bibazo byose yabamo inyuma yayo kandi twizeye ko mujya mumwita Dani w'abareyo nuko haro nabonye ngo Isaac w'abasinzi ni kapiteni Isaac w'abasinzi nawe ubwo turi mu gatebo. ubwo nawe nyine uritwa kapiteni Dani w'abareyo. Cyane ndi umureyo, dufite ibibazo ariko RGB amaze kubyinjiramo. Yego. Abayobozi bafite akavuyo, bamwe ngo barashaka ubuyobozi bwa Tadeyo, abandi ngo barashaka ubuyobozi bwa Muvunyi, abo bose bamaze kugira gute, bamaze kuba babikemura RGB. Ijya binyuma gato ndabona cameraman ufata ijyana gufata neza. Hanyuma okay, birumvikana ko ibibazo bya biri mu makipe mbere ko tubona classification nshyashya bigiye gutungana. Bigiye gutungana, RGB yamaze kubyinjiramo. Igikombe cy'isi bayitishamo. Ndashaka Mondiale 2020. Babonetse pa. Babonetse gato. Cameroon yawe niri. Naromesha narajose. Aho ndashaka kumenya ngo urumva Arsenal numvishe n'ibyo ngo bimeze bite. Arsenal ni igihugu cyacu cy'u Rwanda, amasezerano ya Visit Rwanda bagafitanye. Bamaze RGB bamaze gutandukana. Bamaze gutandukana. Ntabwo bayasheshe, banze kuyongera. Banze kuyongera yarangiye. Ubwo igisigaye ikipe ya Arsenal ntago muzongera gufata nambara Visit Rwanda. Ntago byakunda ko gusa icyashimishije abantu n'uburyo impande zombi zashimanye byagezweho. Ariko urande rw'u Rwanda buryo igihugu cyacuruje kikamenyekana kikaba remarkable, nyine ni ibintu byiza. Ariko urande rw'abafite Arsenal mu nshingano nk'abakoroye wenke ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bavuze ko nta cyo cyabonetse, bashimanye rero kumbumvikana. Yumve neza babe bahagaritse gatoya, bahagaritse karse. Ubwo nitubikenera Arsenal irakomeza ahandi n'igihugu cyacu gikomeza ahandi. Hanyuma ubu Visit Rwanda tuzajya tubona muri hasigaye ibindi bihugu. Mu gihugu cy'u France dufite Paris Saint-Germain, amasezerano akomeje. Espagne Atletico Madrid, mu gihugu cy'Ubudage hari Bayern Munich irakomeje. Bayern Munich nayo tufite muri ariko n'abasimbura Arsenal barahari muri Amerika. Turashaka gufata yo amakipe cyane cyane no mu ntara ya California. Okay, urumva RDB iri mu mushinga mwiza. Ni mwiza, ni byiza. Ni ibintu gutuma igihugu cy'u Rwanda gishininga. Gusa Arsenal twishimira tumenyekanishe. Sinabangeze gusa batumenye. Ahubwo n'ahandi baratumenye. Nisi yose. Nicyo bita advertisement process. Kabisa. Ntacyo twagerera. Classification mondiale ihagaze. Qualification abakongomani bari mu bicu. Kongo iri mu bicu yagaritse Nigeria. Nagiye kuvuga ngo gisekedi ndibuka ko gisekedi atari ikipe ahubwo ari umuperezida. Ni perezida. Abana b'ikinsosa bagira ikirondo. Baraye banishimiye guperforminga kumuhanzi witwa ni Koffi Olomide uri ibintu bya Awilo Ngoma. Yego ya performance mu biro byo gutanga ibihembo byakinyi bitwaye neza ku mugana. Yego rero bari mu byishimo batsinze Nigeria. Nigeria igihugu n'ubundi yego. Ariko twari mu itsinda ntabwo ari hagaze neza. Izamutse mu buryo abantu batumvikana. Numvaga wenda nubwo mu Rwanda nta kipe irimo mbandeba rwose ko ari ikipe iri convertible irimo kunkomfeka. Ariko buriya niyo bazamuranye iyo bajya muri buri tugari cyane muri tugari two mu Rwanda rwose bakagenda bavanamo abana babiri bakajyana muri camp babana bano ko babyihiye iranije ababara ikubise neza kabisa. Nigeria rero ubwo yaragaritswe yatsinzwe ku penalty ariko kuri 3 Kongo itayisanga igomba kuzakina n'ikipe imwe izava ku wundi mugabane. Shaka kuzava muri Canada inanga sikaba yava muri hanyuma ubwo Amerika hagati ni hagati iramutse itsinzwe uwo mukino itsinzwe yasigara. Ariko icyiza cyayo ayo makipe yose kwa 6 nta yiri hejuru muri qualification nta mupira bafite no kugerageza muri qualification za kuno FIFA ranking. Banarebye nimba ko ngiri ku mwanya 50 izatumura agakipe gatoya ubundi iteka kubita yikomereza abakongomani mu cyisi amahirwe nka 85%. Barafite ko ngo baruka muri za 74 cyane. Hanyuma se Amavubi bavuye muri camp ariko basabye ariko basabye ibirwa bya Komore. Nje bari ikibazo mfite n'iki? Basabye ibirwa bya Komore umukino wa gishuti. Komore navuga iti reka. Ikibazo ngiye mfite. Nago dohari. Ikibazo mfite ngiye. Ubundi aya mafaranga turimo gutanga ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Imisoro yacu.
banaga irimo kwangirika man ngiye kuba ntabwo niyumvisha ntago yangirika ahubwo ikibazo ahantu kiri ni ukudashyira ibintu ku murongo none se abantu abanyarwanda twanga kwibwiza ukuri habura iki sinzi uriya mutoza witwa Tostin Spitler nawe avuze ngo ntabwo u Rwanda ari Brazil buriya ikintu cyose kugira ngo gitere imbere ugomba guhera hasi n'umukuru w'igihugu yarabize ati mugende mushaka imana nyine yavuze ngo mushaka imana yari nababwiye ati ngende nabahaye oya ngende nshingira ku ijambo exercise avuze ngo ngende nabahaye advice mubireke ibyo bintu mubireke uwo ni umujinya w'umusaruro muke nawe buriya ntago twaba nk'abahinde batagira ekipa y'igihugu ibyo ngibyo rero ko yarabivuze wari umujinya ariko ntabwo ikipe y'igihugu n'ubugira abanyarwanda bakunda umupira ntabwo yaba itahari ahubwo ikiriho ni bubake bahereye hasi bafatanye ikipe izabikora tuzajya mu gikombe cy'isi ndatangaye ku mugana nzova wenda bamwe tuzaba twarapfuye abandi tuzaba twarashaje ariko haracyariho ibyo gukosora byinshi ntabwo twabarambira rero ntabwo twabarambira hari ikindi nenda kubwira abanyarwanda before yuko icyo nari kubabwiraho gato ni ibihembo byarabitanzwe muri mu banyafurika bitwaye neza ari mu hanze y'umugabane wa Afurika mu batlete mu bakinnyi abari abanyafurika bakina imbere mu gihugu ndetse n'abakina hanze y'igihugu bare batanze ibihembo ku mugabane wa Afurika uwo twakwita ko yatwaye Ballon d'Or twahita nka Ballon d'Or nyafurika na Ashraf Hakimi wa urikina muri PSG defenseur w'ikipe Paris Saint-Germain n'umunyamaro natwe icyo gihembo yaje mu kagare keza yangona yaje mu kagare keza nubwo yavunitse ariko yacegukanye ngagiye kugabana n'umugore ngo basanga nta kintu kiri bitunganitse kuri naye ko nani ko abigenje urumva umuvuno ureze nanjye uzasezerana nanjye azaba rumeshe hanyuma Fiston Karamayere ni umukongomani ukina mu ikipe ya Pyramide ya APR barayizi umukongomani ku isombe n'ubugari bwe rero niwe wabaye umukinnyi mwiza w'umunyafurika ukina imbere mu gihugu nyine ukina imbere ku mugana mu Rwanda nta muntu wigeze abonekamo oya nawe kandi mwirwa muvuze ndongo ngo imipira bizaza okay ntacyo bizaba kandi bizaza wamenye ko Biruzima bamufunze umwarimbye ngo mu nda y'isi ngo ntabwo atinywa na generali bamufatanye urumogi ariko ngo n'uwashyize video ya Yampano hanze ngo bamushyizemo Pazo arimo n'uwo bita Chris John hanyuma wakiriye mutumirwa nibuka yitwaga ndera mutumirwa wakiriye cyogesho ewa yambu cyogesho ni umusaza numvise yita Papa Cyangwe nawe ni umuhanzi nkunda nawe afite igitaramo cyo kwiziza imyaka 5 amaze mu muziki no birabyita kwidokimenta nanjye nahoze mbireba ariko mbona kudeshapo kuri Papa Cyangwe nyine yarabikoze bya bintu byo gutegura irashobora biremereye kandi nabigejeje ndabizi bamwe mu bahanzi babiri njene muri abanyarwanda bakora cyane bakora ku muvuduko muteye ubwoba ni umuhanzi witwa Papa Cyangwe n'umuhanzi witwa Juma bakoze imiziki igenda itumbagira vuba hiti neza Papa Cyangwe yagiye akora indirimbo ibyo reka tubyihorere ko mama wanjye ntabwo numva mbwira ngo winsetsa reka tubyihorere ubizi arabizi ni vede yaranye n'agafaranga nakubwiye ko music nyarwanda igifite ubutumwa ntacyo bari bakora nakubwiye ibintu ngendaho 5 ngenderaho nkubwiye n'abahanzi ngendaho runaka ko yoke so rero mu Rwanda mwe mwihanganye ntabwo kuranurwaye mapora ntabwo hari ibintu bikibura sofa reka tugushimire n'ubundi nawe ubutaha tuzagaruka nkubwira ngo wa mukristo mwene wanyu ariko nawe ngo ufite ibigoma biri hanze nzakubwira umvagire mbwira ntacyo barabizi umvagire mbwira nzagaruka nkubwira wa murokore mwene wanyu ngo rusenyutse rutamaze kabiri amahoro y'Imana namwe